turakwitabye karamenya gasani kuko duhamaganga kuri buri munsi kugira ngo tugirire neza ku izina ry'Imana Data na Mwana ari Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, ni muhumure, Imana iradukunda, ije kutugira neza kuri wa gatandatu w'icyumweru cya karindwi cya Pasika, tariki 27 Gicurasi 2023. Isomo rya mbere ni ryo mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, umutwe wa 28, umurongo wa 16 kugeza kwa 20, uwa 23 kugeza kwa 24, uwa 28 kugeza kwa 31. Pawulo ageze i Roma, bamwemerera kwicumbikira ukwe hamwe n'umusirikare wo kumurinda. Hashize iminsi 3, Pawulo atumiza abanyacyubahiro b'Abayahudi bahatuye ngo bamare guterana, babwira ati: bavandimwe, nubwo nta kibi nagiriye umuryango wacu cyangwa se ngo cishe ukubiri n'imigenzo y'abasekuruza, nyamara nafungiwe Yerusalemu shyikirizwa Abanyaroma. Bamaze gusuzuma ibyo ndegwa, bashaka kundekura kuko basanze nta kibi nakoze gikwiye urupfu. Ariko mbonye Abayahudi babyanze, biba ngombwa ko njurira Kayizari, nyamara ntacyo ngamije kurega bene wacu. Igikirere cyatumye mbatumiza ngo tuganire. Mu by'ukuri naboheshejwe iminyururu ku mpamvu y'amizero ya Isiraheli. Ahera mu gitondo ageza nimugoroba asobanura iby'ingoma y'Imana, anagerageza kubemeza ku byerekeye Yesu, ahereye ku mategeko ya Musa no ku bahanuzi. Bamwe muri bo bemezwa n'ibyo yavugaga, abandi ariko banga kubyemera. Pawulo arababwira ati: nuko rero mumenye ko uwo mukiri Imana yawoherereje abanyamahanga, kandi bo bakazawakira. Pawulo amara imyaka 2 yose mu icumbi yirihira, akakira abamugendera bose, yamamaza ingoma y'Imana kandi yigisha ibyerekeye Yezu Kristo nta nkomyi kandi ashize amanga. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ni ya 11. Abo umutima uboneye nibo bazareba Uhoraho. Uhoraho ari mu ngoro ye ntagatifu, Uhoraho afite intebe y'ubwami mu ijuru, ariko amaso ye ntayakura ku bantu, abasuzumisha indoro ye. Uhoraho anyurwa n'intungane, koko rero Uhoraho n'intungane, agakunda ubutabera. Abo umutima uboneye nibo bazamureba. Abo umutima uboneye nibo bazareba Uhoraho. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu uko yanditswe na Yohani, umutwe wa 21, umurongo wa 20 kugera kwa 25. Muri icyo gihe Yesu wazutse yaramaze kubwira Petero by'urupfu rwe ruzatuma ahesha se ikuzo. Petero ahindukiye abona wa mwigishwa Yesu yakundaga aje abakurikiye, anawegamiraga Yesu bari ku meza, akamubaza ati: Nyagasani, ninde ugiye kukugambanira? Petero amaze kumubona abwira Yesu ati: Nyagasani, naho se uyu we bite? Yesu aramubwira ati: niba nshaka gukomeza kubaho kugera igihe nzazira, bigutwaye iki? Wowe nkurikira. Kuvuga iryo jambo rikwira mu bavandimwe ko uwo mwigishwa atazapfa. Nyamara Yesu ntiyavuze ngo ntazapfa, ahubwo ati: niba nshaka ko akomeza kubaho kugera igihe nzazira, bigutwaye iki? Uwo mwigishwa niwe mugabo wemeza ibyo byose kandi niwe wabyanditse. Byongeye tuzi ko ibyo yemeza ari iby'ukuri. Hari n'ibindi bintu byinshi Yesu yakoze, babyanditse bakabirondora byose, ngira ngo ibitabo byakwandikwamo ntibyakwirwa ku isi yose. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Bakristo bavandimwe, Yesu Kristo akuzwe. Nidukomera ku Mana nibwo tuzakomera koko. Ngaya masomo adufasha gukurikira Kristo ndetse no kumukurikiza, tukamukomeraho kandi tukamukorera. Dore ko Yesu Kristo ari rwo rugero rwonyine rwiza tugomba kureberaho, n'abantu ba hano ku isi tubareberaho tubigiraho, ariko atari ukubigana, twigana Yesu Kristo wenyine. Ubwo twahamagana Yesu Kristo, yingingo remezo tujye kugenderaho: gutigereranya n'abandi, gutarebera ku bandi ahubwo kurebera kuri Kristo. Aho abantu benshi dukunze kugwa mu ngeso yo gucunga aho gucungura. Yesu Kristo w'icye ni ukuducungura, naho twebwe abantu dukomeza tugenda ducunga bagenzi bacu, tureba aho baguye, ubundi tubatsindagire mu rwobo. Yesu Kristo we araducungura. Nawe umukristo muvandimwe, urebe niba utajya utahira gucunga abandi, ushaka kubacira imanza gusa kandi z'amahugu, ariko Yesu Kristo yakureba akazunguza umutwe, kuko udakora umutumwa bwe, udakora umurimo we wo gucungura, kumufasha gucungura isi. Ese uracunga cyangwa uracungura? Kurebera kuri Kristo mu byo ukora byose. Turumva mu isomo rya mbere, Pawulo mutagatifu ageze i Roma, aje mu bujurire nk'uko byari byarahanuwe ko urubanza rwe ruzarangizwa na nyiricyubahiro. Nyiricyubahiro ngo nyine
akerekeza ku Mana, Imana umucamanza w'intabera. Pawulo rero no muri prison aracyakomeje yamamaza inkuru nziza aho afungiwe, kuko nyine azi neza uwo yemeye, uwo yakurikira amuzi ni Kristo, agomba gukurikira kandi agakurikiza, niwe agomba kwamamaza ashize amanga. Pawulo arareba Kristo akamureberaho kandi akamukurikira akamukurikiza. No mu ivanjiri y'uyu munsi nabwo turumva Yesu Kristo adutungira agatoki kwaho tugomba kumukurikira no kumukurikiza. Ejo hashize nibwo twumvaga Yesu aha Petero ubutumwa, umukuru wa kiliziya, bwo kuragira intama ze, bityo akamushinga ikenurabushyo muri kiliziya. Kiliziya nk'uko tuyizi Sainte Pécheresse, iratunganye ku ruhande rumwe ariko irimo n'abanyabyaha. Petero rero akaba umuntu kamuzamutsemo uyu munsi, atangiye kureba ku ruhande, atangiye kurebera ku bantu aho kurebera kuri Kristo umutora, wamutoye kandi akamutuma. Ngero ryakosa tujya tugwamo benshi byo kwibaza ku bandi, kubacira urubanza, kwicara mu nteko y'abaneguranye kandi dutarabacamanza. Ubwo Petero yarabonye Yohani nawe akurikiye Yezu, ati Nyagasani naho se uyu we bite? Iki kibazo cya Petero kimeze nk'ikiri mu ishyari nyine, ariko Yezu nk'umubyeyi utuzi twese abana be, azi imitima yacu, azi intege nke zacu, azi ibyaha byacu, azi neza intumwa ze, azi abamukurikira bari bo ndetse n'abamukurikiza arabazi. Nibwo rero akebuye Petero, amusaba ko atareba inyuma, amusaba ko atarebera ku bandi, mbese akamenya ibye, umubano we na Yezu akarushaho kuwugorora, ubundi ibindi Yezu niwe uzabyimenyera. Ubwo Yezu amubwiye ati wowe nkurikira. Amen, 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 amen. Iri jambo rirakomeye mu Kristo muvandimwe. Yezu nawe arakubwira umunsi ati ibyo urimo, abo matiko arimo n'abo manyanga urimo, abo bantu uri kubeshya kandi uri kubeshyera, ibyo bivemo wowe nkurikira, wirebera ku bantu. Nuko rero Kristo bavandimwe, abantu twese ko turi hano ku isi dufite umuhamagaro rusange, umuhamagaro w'ubutagatifu, twaremeye twese kuzajya mu ijuru, bityo tukarikorera twigana Imana nk'uko Yesu Kristo abidushishikariza muri Matayo umutwe wa 5:48, ati muzabe intungane nk'uko so mu ijoro ari intungane. Amen. Nguko ubutungane, umuhamagaro rusange, ariko buri wese nawe agira umuhamagaro wo ku giti cye, aho dushobora kunyura mu muhamagaro wo gushinga urugo, abandi bakanyura mu muhamagaro wo kwiha Imana. Ibyo byose hose Yesu Kristo araguhamagara ati wowe nkurikira, va muri ibi ngibi, va muri iyi sayo, va mu matiko, va mu ishyari. Bityo koko wigicungacunga ko imihamagaro y'abandi iri gupfa, ahubwo unishimire ko abandi bamerewe neza, unishimire ko n'abandi bakurikiye Yesu aho bari hose. Ngiye indwara itwisha benshi turi ku isi, kugenda ducungacunga abandi, ducungacunga aho abandi baguye, aho abandi bakosheje, tukagenda tubyandika muri yaka yo kuzabacira imanza, aho tuzabajyana muri za nkiko nyine, kugenda dukururana ni mu nkiko, ducuze gusa amakosa yabo. Yesu Kristo nibwo ampamagara ati wowe nkurikira. Nuko rero Yesu Kristo akabwira Petero ati wowe nkurikira, ibyo abandi ntibikureba ninjye bireba. Ngize indangagaciro z'umuyobozi utabogama, udashaka kugira aho abogamira, nta kwishongora, nta kwirata, nta kwiyemera, ahubwo nkumva ko nanjye Yesu Kristo n'undi yamuhamagara akabya bindi ngo na nyina wundi abyara umuhungu. Akenshi tujya turebera ku mafuti y'abandi, rimwe rimwe tukitwaza ngo abandi batugushije, ngo bari abihaye Imana bari kuduha ingero mbi, ugasanga byatugushije abantu benshi. Ariko se niwe ngomba kureberaho cyangwa ndebera kuri Kristo? Umuntu nakugusha, umuntu nagucira urubanza, umuntu nakurenganya, umuntu nagukora ibyamfura mbi, ujye ubanza ubicaho akarongo uti ntabwo ari we nkurikira, ntabwo ari we nkurikiye, ahubwo nkurikiye Kristo. Abantu benshi kuri iyi si kubera ikoranabuhanga n'iterambere, abantu benshi twagiye tuvamo abahakanyi bamwe, tugakurikira ibintu, tugakurikira amafaranga, bikarangira turi guca imanza, bikaza no gusoza turi kugenda ducungacunga aho gucungura. Ese ngewe ndacunga abantu kugira ngo ko mbacunge nk'uko umushumba acunga intama, bityo akaza koko kuzicyura zahaze zimeze neza akaziragera mu rwuri rutoshye, cyangwa ncunga abantu kugira ngo nkomeze kubatsigingiza, kubatsikamira, kubagirira nabi, kubotsa igitutu, gucunga aho baguye mu Kristo umuvandimwe. Akamvuga igira iti wereka umwana inyenyeri mu kirere, aho kugira ngo akomeze arebe iyo nyenyeri uri kumwereka, agakomeza areba urutoki ruri kwimwereka. Uko no gucungacunga, nuko tugacira abandi imanza, igisambo gusa, umusambanye gusa, guhora buri gihe ntondagura amafuti y'abandi, amakosa y'abandi, ubwo nabwo n'uburwayi. Gucungira ku bintu, gucungira ku bantu, aho gucungira ku buntu bw'Imana. Umunsi umwe hirya kure cyane mu gihugu cya Bangladesh, ngo umusare umwe yaratwaye ubwato bwarimo abagenzi, bishoboke ko bari abacuruzi, bari bavuye gucuruza. Nuko ngo bageze mu nyanja hagati, imiyaga n'imivumba biraza, nuko bikubita bwa bwato.
akabyabindi by'uko nyine nyakibatara barabushyitsi biza kurangira ngo barohamye. Bamaze kurohama ngo hari harimo bamwe bazi koga, duhereye ku musare wari uyoboye ubwo bwato nyine, nuko ngo uwo musare mucunge ukuntu nyine agiye gutabara aba bantu bagize ibyago cyane cyane bariya batazi koga. Nuko ngo uwo musare ngo muri ako kanya ngo ahita afata kamera, bishoboke ko yari telefone nyine, atangira gukamera uburyo bariya abantu bari kugenda bamanuka mu mazi, bamanuka kugira ngo nyine azerekana amafoto y'ukuntu umuyaga wari ubishe. Uko ari gukamera abantu bari kugenda bamanuka, ngo arangije gukamera, arangije gufata amafoto yose, noneho ngo agiye gushaka uburyo agiye kubarohora nk'umuntu nyine wari uzi koga. Nuko ngo aratangiye nyine aramanuka, bishoboke ko hari undi nawe wari uri kumukamera ari kumufatira ifoto uburyo ari kumanuka ajya kurohora ba bandi. Nuko ko abandi bakomeje kumutabaza nako nawe ari gukomeza abakamera, sibwo se byaje kurangira barohamye bapfuye. Yaje kugenda azamura ko kw'imirambo, azamura bapfuye, nako bishoboke ko bakomeje kugenda bamufata amafoto, bamukamera, bafata utuvideo ukuntu yazamuye abantu mu mazi bapfuye. Bakristo bavandimwe, ngo kuko Nyagasani ashobora kudutabaza ngo tujye kwitabaro, tujye gutabara abandi, ahubwo kubatabara tukajya tukabataba mu mva, tukabataba mu mazi, tukabaroha aho kubarohora. Kubera iki? Nakurikiranye ibintu, uburyohe bw'amafaranga, nakurikiranye ubuntu bw'inkuru, kuza kuryoshya inkuru gusa, na video nziza na kamera nziza, ngo mfate uburyo koko abantu barohamye, mfate amafoto y'uko abantu barohamye. Mbega aho tugeze, iri koranabuhanga riraza nyine kuturoha mu mazi abantu benshi. Aho nakabaye umutabazi, none koko nje gutaba. Usibye urwo rugero rwo mu bwato, reka mbaye byibuze izindi ngero 5 z'ahantu abantu benshi cyane turi gutaba abandi aho kubatabara, ngo kubera ikoranabuhanga, twitwaje ikoranabuhanga ngo gufata udufoto, utuvideo, ngo kugira ngo tuze kwereka abazungu badutumye za projet z'abazungu. Urabeshya, amafaranga y'abazungu zayishyura icyo gitugu, ubwo bukoroni, gufata amafoto, ngo nta foto ngo nta cyabaye. Usibye mu bwato abantu bashaka kugutabaza ngo batabare, ubundi ukabafata amafoto ngo uri kujya kubatabara. Hari n'ibindi bintu muri no minsi, ibintu by'imodoka. Iyo impanuka yabaye mu modoka, aho kugira ngo abantu baze koko batabare, akenshi baza birukira mu mifuka y'abantu bakuramo amafaranga arimo, bakabakuraho utuntu. Abandi koko bakaza bafata amafoto kugira ngo baze gushyushya inkuru kuri za radio, baze gushyushya inkuru ku mateleviziyo, udufoto turi gucicikana. Hari ahandi mu nzu ikaba yahiye, inkongi yaje, aho kugira ngo abantu bagutabare baje gukuzimiriza, ahubwo bose bari gufata udufoto, bikaza kurangira abantu bamwe pfiriye mu nzu, abandi koko ibintu bishize, inzu ihiye. Kandi koko abantu benshi bari ku makamera, bari kugufata amakamera ngo barebe ukuntu ushya, barebe ukuntu ibintu byawe bishya, kandi koko watabaje. Aha kandi muzacunge, hari ahantu hibiza, duhura n'ibiza byinshi cyane, umukingo ukaba kugwaho, ariko abantu bazabangukirwa cyane cyane na telefone zaje ikoranabuhanga, bakabanza kugufata mbere yuko nyine bagutabara. Ese koko umukingo nukurenga hejuru, ubwo nyine za kamera zaba zicanye bari kugufata amafoto, bikaza kurangira nyine bafashe amafoto y'abapfuye. Iri koranabuhanga rero ryaje rikatwerekeza ahandi hagatanu hakomeye cyane, tujya dufata amafoto ku cyaha, umuntu wacitswe, umuntu wibye, tukamufata amafoto yikore nk'igitoki ngo yibye, tukamujyana ku murenge, turi kumuha induru, nyamara bigeze miliyoni n'amamiliyoni, bicaye aho ngaho bari mu biro byabo, nawe uri gukopfora, ariko wa wundi uyibiye ko kurya kubera inzara niwe dufasha amafoto, tumujyanye ku karubanda. Aha, gufata amafoto y'umunyabyaha, ati nabafashe mu gihe bari gusambana, ugafata amafoto menshi cyane kugira ngo inkuru ize kuryoha. Ariko amaherezo ujye uzirikana ngo Yesu arakubwira umunsi ati nkurikira. Tekereza nawe umuntu ufata ifoto, agafata kamera y'icyaha, agakamera icyaha koko, iyo kamera yakuri kuyanduza mubyeyi, ufata ibyaha gusa. Ariko koko wabuze ikintu wafata koko gishimisha Imana, kigashimisha n'abavandimwe, gushyira abandi ku karubanda nibyo bigiye kukuryohera. Wowe nkurikira, Yesu ati wowe nkurikira. Dufite impungenge abantu nibakomeza mu iterambere rimeze rityo ryo kugenda bataba abandi aho kubatabara. Dufite impungenge ko hari bamwe bazafata kamera y'urupfu. Muzacunye nko mu bitaro, abantu benshi cyane iyo umuntu arwaye arembye, akenshi amafoto acicikana ati turebe urya agiye gupfa we, turebe. Ugasanga turi kogeza urupfu rwa mugenzi wacu, turi kumwishima hejuru, ariko tukaza kwibagirwa Yesu arakubwira ati wowe nkurikira. Aha, ubundi kirazira kikazirirwa abakristo bavanye akantu gacaho karongo, gufata umuntu ifoto arwaye arembye ari gupfa. Ubundi nta n'umuntu, iri koranabuhanga rizatugeza kure,
kubona abantu basigaye bakamera n'urupfu, aya ni amahano akomeye cyane. Ubundi nta muntu wakagombye kureba umuntu cyangwa wabone ari gupfa, ariko twebwe ikoranabuhanga ryacu rigiye kutugeza kure dukura ibintu byinshi cyane, guta bagenzi bacu. Yesu arakubwira umunsi ati wowe nkurikira wirebe ibintu, ayo mafaranga y'abandi twariye, amafaranga y'abazungu, ngo mpaka nanjye kuko nzajya kwerekana inshyushyu inkuru nerekana amafoto y'ibyabaye, kandi amenshi turi kubeshya. Amafaranga y'abazungu. Ese nkurikiye ibintu, nkurikiye abantu, cyangwa nkurikiye ubuntu bw'Imana? Yesu ati wowe nkurikira. Mwese mbifurije kugendana na Kristo, maze akomeze abayobore iminsi yose. Mwese Imana ibahe umugisha. Imana Data, Umwana na Roho Mutagatifu. Amen. Patiri Basumuko na Disilasi wa Diyosezi ya Cyangugu.